Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, haze kwifuza kwanyu kose. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mwiza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye ko utwitaho uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye ko utajya uhinduka, tugushimiye kuko ari ikirana n'ubu ari kukiri. Icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, tweze utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba Golgotha. Urakoze Mana, ukimara kutubabarira, bana natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Byamusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 77 mu ndirimbo z'agakiza. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Sishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hari wabakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hari w'abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mugiye tugendera muri iyi si, tuyibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Kadukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 15 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 24. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati, data mu mugabane w'ibintu nkwiriye, nuko abagabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti, data naracumuye ku yo mu ijuru no ku maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Makambe mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mukibage turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none akaba azutse, yarazimiye, none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko dusangira rino jambo ry'Imana ry'umwana w'ikirara. Uyu mwana w'ikirara bari baravutse ari abana babiri nk'uko twabisomye, ariko igihe kigeze yaka umugabane we. Natwe rero dufite umubyeyi wacu, data wa twese uri mu ijuru. Natwe hari igihe tugeraho tukitandukanya nawe, tukajya mu bidafite umumaro. N'uyu mwana rero yitandukanyije na se, yitandukanya n'umuvandimwe, aragenda ngo ajya mu gihugu cya kure, ajya kwaya ibyo yari yamuhaye. Aragenda ngo yaya mu by'ubugoryi bwe. Imana itubabarire. Natwe rero hari igihe duta Imana, tukitandukanya n'Imana, tukajya mu bidafite umumaro, tukajya mu bibi. Ariko nubwo bigenda gutyo, data wa twese uri mu ijuru, Imana ihora iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Imana itugirire neza. Nk'uko uyu mubyeyi atagiriye umwana we umujinya n'uburakari ngo naza amusubizeyo, cyangwa ngo amutuke cyangwa amubwire nabi, niko n'Imana idukunda. Imana iradukunda. Niba waguye mu cyaha, ujye wongera uce bugufi, usaba Imana imbabazi. Imana izajya ikwakira kandi kubabarire, kandi ibyiza byose igenera abo yatoranyije nawe uzabihabwaho niwemera guca bugufi. Kuko uyu mwana yaragiye, inzara iramurya, akajya yifuza ibyo kurya akabibura, kandi waba bihari. Afata umwanzuro. Nawe aya masaha wowe unkurikiye, niba waragiye mu bidafite umumaro, niba waraguye mu cyaha runaka, niba warasayishije, nawe fata umwanzuro uyu munsi. Fata umwanzuro. Uyu munsi niwe munsi wawe. Fata umwanzuro uvuge ngo ndagarutse data. Nawe arakubabarira, kubera ko data wa twese agira imbabazi nyinshi. Fata umwanzuro wowe unkurikiye. Uyu munsi niwe munsi wawe.
Imana irakuburira, fata umwanzuro ugaruke uce bugufi, Imana itugirire neza. Uyu mwana rero yafashe umwanzuro aravuga ngo nubwo nacumuye ku yo mu ijuru nkacumura no kuri data, ngiye kugenda mupfukame imbere musabe imbabazi mubwire ngo data ntabwo nkikwiye kwita umwana wawe. Nk'uko yabitekereje yafashe umwanzuro mu mutima araza arabikora, ariko kubera ko ise yamubyaye ari umwana we, arangije aramubwira ngo aramuhobera, aramwishimira, aramubabarira. Kandi ni ukuri natwe Imana ishaka ko uyu munsi dufata umwanzuro. Wikigirira nabi rero kuko wagiye kure y'Imana, wikigirira nabi ngo wiyahure kuko ubuzima ari bubi, wikigirira nabi wiyahure kuko ubona ibintu bigukomereye. Data wa twese aracyagukeneye, data wa twese agira imbabazi nyinshi, aragutegereje ngo akwakire. Ngwino mu rugo, garuka kwa data, ngwino akwakire, ngwino aguhobere. Imana ni nziza ibihe byose, ni ukuri cya bugufi usaba Imana imbabazi nawe irakubabarira. Uri umwana w'Imana nawe yakugirira neza. Uyu munsi niwe munsi wawe. Imana itanze yandi mahirwe kugira ngo uzeyongere kwakira. Imana itugiriye neza rero. Uyu mwana rero ngo yaragarutse, ise arangije amwambika ikanzu nziza, abwira abagaragu ngo muzane ikanzu nziza mumwambike impeta, mumwambike impeta, mumwambike inkweto, mumuzane ikimasa gishishe tukibage, ubundi turye twishime. Nawe rero nuca bugufi ukaza kwa data, no kuri nawe arakugirira neza. Kandi ibyiza byose abandi babona nawe urabibonaho, kubera ko kwa data hari byose. Kwa data hari umunezero, kwa data hari amahoro yo mu mutima, kwa data hari ibyishimo bihoraho. Nawe ngwino ubyakireho, wicika intege rero ngo uvuge ngo nakoze bibi byinshi, ngo nagiye kure cyane. Hoya, nta habi wagera, nta kure wagera Imana itakubabarira. Ahubwo fata umwanzuro nk'uko uyu mwana w'ikirara yafashe umwanzuro. Uyu munsi ufata umwanzuro uvuge ngo ndabiretse, mbivuyemo, ibi ndabiretse, nitandukanyije n'icyaha n'igisa nacyo, ngiye kwa data nanjye musaba imbabazi ambabarira. Imana itugirire neza. Namara kukubabarira rero ibyiza byose, ingororano zose nawe urazakiraho. Kandi kwa data nta kihabuze. Ni ukuri nimuze, aho hanze ni habi, nimugaruke mu rugo. Imana irabakunda. Imana itegereje buri muntu wese kugira ngo uwemera agaca bugufi agasaba imbabazi kugira ngo imubabarire kandi mwakire, kuko Imana igira imbabazi nyinshi. Imana iradukunda. Imana ni umubyeyi. Imana ni data wa twese. Imana itanga amahoro. Nimuze rero amasaha nk'aya, wowe wari warasubiye inyuma, wowe wari waraguye mu byaha, wowe wari warasayishije, umunsi n'uyu Imana iguha ayandi mahirwe. Ngwino uce bugufi ugaruke mu rugo, kubera ko hanze ni habi, hanze hariyo ibibi, hanze hariyo Satani. Kandi ni ukuri ku Mana hariyo byose. Reka rero ibyo bibi ubundi uze mu rugo winjire, data arakubabarira niwemera ugaca bugufi. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, witwa ndiho ntujya uhinduka. Uko wari uri kera na n'ubu niko ukiri, ko watangaga imbabazi na n'ubu niko ukizitanga. Mwami, twumvishe ijambo ryawe. Mwami, utubwira ku mwana w'ikirara. Umwana w'ikirara yaracumuye, arangije igihe kigeze aratekereza, aravuga ngo reka mfate umwanzuro nce bugufi. Natwe duciye bugufi, aho twakoze ibitagushimishije, aho twakoze ibyaha, tweze utuboneze rwose mu izina rya Yesu Kristo. Twejesha amaraso yawe wamenye ku musaraba i Golgotha. Weza abankurikiye Mwami Imana aho batagenze neza, aho bakoze ibyangwa n'amaso yawe, bababarire rwose.
kose ukimara kutubabarira, natwe ibyiza utanga biva mu ijuru, mwaba umunezero, amahoro yo mu mutima, ibyishimo bihoraho, natwe tubyakire mu izina rya Yesu. Kandi ikiruta byose, komeza uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mana ugize neza, ngaho ukiza abarwaye mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Bakize rwose, nibakire gukira. Mwami Mana, tukweretse n'umurimo wawe, gabanya abarimbuka bongera bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abacitse intege, abaguye mu byaha, turakwinginze kugira ngo bagaruze imbabazi n'ubuntu ugira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Mana, tukweretse n'abatarakwakira nk'umwami n'umukiza mu izina rya Yesu, abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, Mana baye kumwakira. Urakoze Mana, ngo turindire ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi ukomeze utwagure mu buryo bw'umwuka. Ineza n'urukundo rwawe bitubeho ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana ikomeze ibahe umugisha kubwo kwitanga mu kumva ijambo ryayo, ikomeze ibakubire kandi baremere amashimwe. Naho ubutaha. Bye.